Reka tuve mu mwijima tuje ahagaragara. Ibi ni urugendo rwo kumva no kwiyakira. Gushaka kongera ubushobozi bwawe mu mibonano mpuzabitsina ni ibintu bisanzwe. Ni igitekerezo cyiza kandi cy'ingenzi. Ni ibintu abagabo benshi batekerezaho. Ntituri wenyine. Abagabo benshi bahura n'iki kibazo kandi ni byiza kubiganiraho. Mu by'ukuri ni ikimenyetso cy'uko witaye ku buzima bwawe n'ubwa mugenzi wawe. Gukora siporo no kurya neza ni intambwe nziza. Noneho, kubijanye no kongera ubushobozi bw'abagabo, hari byinshi bivugwa bishobora kugutera urujijo. Ariko ntugomba kwibesha. Ariko ikintu kimwe ni ikintu ukeneye kinini cy'igitangaza cyangwa uburyo butangaje. Ibyo ni ibihuha. Icyo ukeneye ni amakuru meza no kumenya uko umerewe. Kugisha inama kwa muganga ni ingenzi. Ibi si ukugira ngo ubenke inzozi zidashoboka. Ahubwo ni ukugira ngo ubeho neza kandi wiyumve neza. Ni ukugira ngo wiyumve ufite icyizere kandi wishimiye uko uri. Ibyo biguha imbaraga zo gukomeza. Ni ukumenya umubiri wawe no gufata ibyemezo bifasha ubuzima bwawe muri rusange. Ibyo ni ingenzi cyane. Reka tureke uburiarya tuvugishe ukuri kukongera ubushobozi bw'abagabo mu buryo bubaha ubwenge bwawe n'umuco wawe. Ibi ni ingenzi mu buzima bwacu. Mbere uko utekereza ku bicuruzwa cyangwa uburyo runaka, reka tuvuge ku mutekano. Ubuzima bwawe ni ingenzi cyane. Hariho ibicuruzwa byinshi bitanga amasezerano menshi. Ntukibeshiwe na mapaki meza cyangwa ibivugwa bitangaje. Shaka ibicuruzwa bibona neza kubigize n'ingaruka zabyo. Niba ikintu gisa nkaho cyiza cyane ku buryo kidashoboka, birashoboka ko ari ukuri. Ntugatinye kubaza. Vugana na muganga wawe cyangwa umukozi w'ubuzima wizeye. Bashobora gutanga ubuyobozi bushingiye ku byo ukeneye ku giti cyawe n'amateka yawe y'ubuvuzi. Wibuke ko icyakoreye umuntu umwe gishobora kudakora ku wundi. Ni ukubona ikikubereye. Kandi ntuzigere utinya gushira ubuzima bwawe imbere ya byose. U Rwanda rufite amateka akomeye y'imiti gakondo. Kuva kera, ubumenyi bwagiye buhererekanywa mu miryango ku miti isanzwe y'indwara zitandukanye. Harimo n'izijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubu buryo gakondo akenshi bwibanda ku buryo bwiza bwo kubaho, bwibanda ku buryo intekerezo, umubiri na roho bifitanye isano. Nubwo ubuvuzi bugezweho bufite akamaro, ni byiza kuzirikana ubwenge bw'ubu buryo gakondo. Ibintu byinshi bisanzwe byakoreshejwe mu Rwanda kuva kera byagaragaje inyungu zishoboka mu kongera ubushobozi bw'abagabo. Ibi bigize akenshi bishirwa mu cyayi, tincture cyangwa imiti yo kwisiga. Ni ngombwa kumenya ko imiti gakondo igomba kwitabwaho ku bundi buryo bwose bwo kuvura. Ganira n'umuhanga w'inzobere kugira ngo ukoreshwe neza kandi mu buryo bukwiye. Kubijanye no kongera ubushobozi bw'abagabo, kamere itanga ibintu byinshi by'ingirakamaro. Ibi bimera by'ubuvuzi gakondo byagiye bikoreshwa mu bihugu byinshi byo muri Afurika, harimo n'u Rwanda, mu kongera imbaraga z'umubiri no kunoza imikorere yawo. Ubu buryo busanzwe akenshi boroheye umubiri wawe kandi bushobora gutanga inyungu zirambiye. Ibyo kurya bikungahaye ku bimera bitandukanye bishobora gufasha umubiri wawe gukora neza, bikagufasha kugira ubuzima bwiza. Byongeye kandi, bihuye n'umuco w'u Rwanda wo gukoresha impano za kamere ku buzima n'imibereho myiza. Abanyarwanda benshi bakoresha ibimera mu buvuzi bwabo bwa buri munsi, kandi ibi byagaragaye ko bifite akamaro kanini. Urugero, bimwe mu bimera byakoreshejwe kuva kera mu kongera imbaraga no kunoza imikorere y'umubiri, bishobora kongera ubushobozi bw'imibonano mpuzabitsina ku buryo busanzwe. Ibi bimera birimo tangawizi, ubuki, n'ibindi byinshi. Ibindi bizwiho gufasha amaraso gutembera neza, ikintu cy'ingenzi kugira ngo ugire kandi ukomeze kugira ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi birimo ibinyobwa nk'umutobe w'ibitunguru n'ibindi bimera bifasha amaraso gutembera neza. Amafunguro akungahaye kuri vitamine na mineral runaka nayo ni ingenzi kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ibi birimo imbuto, imboga, n'ibindi biribwa bikungahaye ku ntungamubiri. Indyo yuzuye imbuto, imboga na proteine nziza ishobora kugira itandukaniro rinini. Gufata indyo yuzuye kandi itandukanye ni ingenzi cyane mu kugira ubuzima bwiza no kongera ubushobozi bw'umubiri. Igice cya gatanu, kwigirira icyizere, inyungu nyazo zo kongera ubushobozi. Dore ukuri, icyizere nyakuri kiva imbere. Nubwo ibicuruzwa byongera ubushobozi bw'abagabo bishobora gutanga akaruhuko gato, impinduka zikomeye zibaho iyo wibanze ku buzima bwawe muri rusange.
iyo ushize imbere ubuzima bwawe bw'umubiri, ugafasha stress neza, kandi ukagira ishusho nziza uko wibona, bigira ingaruka nziza ku buzima bwawe bw'imyororokere. Wiyumvamo imbaraga nyinshi, urushaho kwitabira, kandi ukagira icyizere cyo kunezeza mugenzi wawe. Wibuke ko ubusabane ari ukwihuza, haba nawe ubwawe ndetse na mugenzi wawe. Ni ukuganira, kubahana no kumvikana. Iyo wiyumva neza, bigaragara muri buri gice cy'ubuzima bwawe, harimo n'icyumba cy'uburiri. Igice cya gatandatu, uretse inyongera, inama ngirakamaro ku buzima bw'imyororokere. Nubwo ibintu bisanzwe bishobora kugira uruhare mu kongera ubushobozi bw'abagabo, hari byinshi ushobora gukora kugira ngo unoze ubuzima bwawe bw'imyororokere n'imikorere yayo. Kugira ubumenyi buhagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ingenzi cyane. Ibyo bigufasha kumenya neza ibyo ugomba gukora no kwirinda. Gukora siporo buri gihe ni ingenzi. Siporo ifasha umubiri wawe gukora neza kandi ikagufasha kugira imbaraga zihagije. Ntabwo bifasha gusa ubuzima bwawe bw'umubiri, ahubwo binongera urugero rwa testosterone kandi bikanoza amaraso gutembera. Ibi byose bifasha mu kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Kora imyitozo ngororamubiri ukunda, nka ruhago, koga, cyangwa kubyina. Ibi bizagufasha kugira umubiri ukomeye kandi wuzuye imbaraga. Guhangana na stress nabyo ni ingenzi. Stress ishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe bw'imyororokere. Stress ishobora kwangiza imikorere y'imisemburo yawe n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ingenzi rero gushaka uburyo bwo kuyigabanya. Shaka uburyo bwiza bwo kugabanya stress, haba binyuze mu myitozo ngororamubiri, meditation, kumarana umwanya na bakunzi bawe, cyangwa gufata ikiruhuko mu mirimo yawe ya buri munsi. Gusinzira nabyo ni ingenzi. Kuryama neza bituma umubiri wawe wiyubaka neza kandi ukagira imbaraga zihagije. Umubiri wawe ukeneye ikiruhuko gihagije kugira ngo wiyubake kandi wongere imbaraga. Ibi bizagufasha kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Gerageza gusinzira amasaha 7 kugeza ku 8 buri joro. Ibi bizagufasha kugira umubiri ukomeye kandi wuzuye imbaraga. Gira gahunda yo kuruhuka mbere yo kuryama kandi urebe neza ko icyumba cy'uburiri kijimye, gituje, kandi gikonje kugira ngo usinzire neza. Ibi byose bizagufasha kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere kandi ukagira imbaraga zihagije. Igice cya karindwi, kubahana no kumvikana, kwitwara neza mu mibonano mpuzabitsina. Ubusabane ni urugendo rworoshe rusaba kubahana, kuganira no kumvikana. Ni ukwihuza na mugenzi wawe ku mubiri, amarangamutima na roho. Ganira na mugenzi wawe ku bifuzo byawe n'ibibazo byawe mu buryo bweruye kandi bw'ukuri. Umva ibyo akeneye kandi witeguye kumvikana. Wibuke ko ubusabane ari urugendo rwa babiri. Ni ukugena ahantu abafatanyabikorwa bombi bumva bafite umutekano, bubaha, kandi bifuzwa. Ntugatinye gushaka ubuyobozi ku bantu wizeye mu muryango wawe. Abakuru, abayobozi b'amadini, cyangwa abakozi b'ubuzima bashobora gutanga ibitekerezo by'agaciro n'inama ku bijyanye no kwitwara neza mu mibonano mpuzabitsina mu buryo buhuye n'indangagaciro z'u Rwanda. Igice cya 8, akira imbaraga zawe. Amaherezo, ibuka ibi urahagije. Ukwiriye urukundo n'ibyishimo. Akira ubugabo bwawe ufite icyizere n'ishema. Wita ku buzima bwawe muri rusange. Gaburira umubiri wawe ibiryo biza, ukore imyitozo ngororamubiri buri gihe, kandi ushire imbere ubuzima bwawe bwo mu mutwe no mu marangamutima. Iyo wiyumva neza imbere, biragaragara inyuma. Ukwegera ibintu biza mu buzima bwawe kandi ugatera imbere mu buzima bwiza. Rero, agenda wishimye, umenye ko uri umugabo ukomeye ushoboye, kandi ufite imbaraga. Akira imbaraga zawe kandi wishimire urugendo.